Ndagusuje cyane nge ndishangaze Emma-Claudine. Uyu munsi tugiye kuganira ku bice bitanu by'ingenzi mu buzima bw'abantu babiri bakundana. Mu buzima bw'umuntu hari ibintu agenda anyuramo, bimwe akabicamo abizi, ibindi bikamubaho agashiduka byabaye, ariko hakaba n'ibindi ugeramo ntubimenye, ntuzanamenye ko wabikoze kuko ari ku buzima bwubatse. No mu mibanire, mu mikundanire y'abakundana naho burya habamo ibice cyangwa se intambwe bagomba gucamo. Buri couple yose ikabicamo, ariko kandi ntibabikora ku bushake, ahubwo niko biba bigomba kumera, niko bigenda, niko Imana yubatse ubwo buzima bw'abakundana. Izo ntambwe rero ntizigabanyijemo imwe ukwayo, ahubwo zirakurikirana kandi zinjiranamo ku buryo zunganirana cyane. Intambwe ya mbere uti ni iyihe? Ufite amatsiko menshi, reka nyakumare mu buryo bwihuse. Ukwezi kwa buki niyo ntambwe ya mbere, cyangwa se cya gihe urukundo rushyushye. Ni igihe cyo gukururana no guteretana cyane. Ahangaha muri iki gihe cy'urukundo rushyushye nta bwenge bwinshi bukora muri iki gihe, ahubwo abantu babiri bombi bakundana baba bayobowe n'igishyuhirane cy'amarangamutima cyinshi cyane. Nicyo gihe umusore cyangwa se umugabo avugisha cyane uwo akunda kurusha ikindi gihe cyose. Araguhamagara mukamarana iminota myinshi cyane, ntarambirwe kandi nawe nturambirwe, ukumva ni ibintu biryoshye cyane. Kandi nicyo gihe umukobwa nawe cyangwa se umugore ahora yiteguye kuvugishwa no gutega amatwi umukunzi we. Biba biryoshye pe, haba hari urukundo ruryoshye, amagambo aryoshye. Bombi, umuhungu n'umukobwa, umugabo n'umugore, bahora bari smart kandi basohokana kenshi gashoboka. Bamara igihe kinini bakina, bavuga ubusa, batera akabariro. Ahangaha ni ibintu biba biryoshye cyane, wibaza yuko nta n'undi muntu ushobora kubigukorera nk'uwo nguwo muri kumwe. Kandi aba bantu babiri bombi muri iki gihe cy'urukundo rwa buki, rwo mu kwezi kwa buki, cyangwa se urukundo rutoshye rukiryoshye, baba bumva urukundo rwabo ruzabashoboza ibintu byose, ruzahoraho igihe cyose, ko nta kintu na kimwe gishobora gutuma batandukana kibaho. Iyo yari intambwe ya mbere cyangwa se igihe cya mbere. Igihe cya kabiri ni ukumenyana no guhangana n'ukuri. Iki ni igihe cyo kuryoshya no kuryoherwa, gikurikirwa n'igihe cyo kumenya mu by'ukuri ngo ninde turi kumwe, uyu muntu dukundana ninde, kandi ibingibi turimo ni ibiki, ese njyewe ndinde mu by'ukuri, uru rukundo rurakwiriye cyangwa ntabwo rukwiriye. Hahandi rero utangira kugira gushidikanya. Buri wese mu bagize urukundo cyangwa se mu bari mu rukundo atangira kugaragaza isura ye nyayo. Ntabwo ukihishahisha, ntabwo ukibombarika, nta n'umwanya ugifite wo guhisha ibintu runaka. Kandi buri wese mu bantu babiri bombi bakundana atangira kubona neza uwo bari kumwe. Utangira kubona imiterere ye utabonaga mbere. Ya yindi niyo wayibonaga mbere utayitagaho cyane, cyangwa utabonaga ko ishobora kuba ikujana cyangwa ari mibi. Defo zigatangira kugaragara, mugatangira no kubwizanya ukuri ku biberekeye no ku by'urukundo. Muba mwatangiye kongera guha umwanya imirimo yanyu ya buri munsi, mu gihe mbere mwajyaga mubyirengagiza, ukirengagiza akazi ufite kenshi cyangwa se n'ibindi bintu bikugoye kugira ngo ukunde uhure na sheri wawe. Ubu noneho mushaka akanya ka nyuma y'akazi, noneho mukabona gukomeza kunezerwa nka couple, gukora ibindi byose bisigaye, ntabwo bikiri mu kigare, ahubwo noneho mwatangiye gukoresha ubwenge kurusha kuyoborwa n'amarangamutima. Igice cya gatatu cyangwa se igihe cya gatatu mwinjiramo no gusangira inshingano. Uko mugenda murushaho kumenyerana no kwemerana, buri wese yemera mugenzi we, amufata uko ari, abona ko ari umuntu utari marayika, ko atari umuntu uri perfect, ahubwo ko ashobora gukora amakosa cyangwa se ko afite defo. Izo defo gatangira kuzemera, nibwo noneho mutangira kumenyerana, mukaganira kandi mukiyumvanamo. Hari ibyo rero mugenda munanirwa kumvikanaho, birumvikana, ukamenya ngo niko ameze, ni umuntu wanjye, ni umusinzi wanjye, ni umunyamwanda wanjye, ni wa muntu ukunda ibintu buri perfect wanjye, nubwo ntabishyikira ntabasha kubikora. Buri wese rero akakora ibye, ukamufata uko ari, utakimuhatira guhinduka, utagitegereje ko azahinduka, ahubwo ukamwemera gutyo. Hanyuma haza igice cya kane rero, cyangwa se igihe cya kane cyo kwiyemeza.
iki nicyo gihe muba mukwiye gushinga urugo, kuko ubu urukundo rwanyu ruba rutagishingiye ku bushyuhe bw'amarangamutima, ahubwo ruba rwubakiye ku kuri, ku kumenyana, ku kwihanganirana no guterana ingabo mu bitugu. Ushyigikira imishinga ya mugenzi wawe, nawe agashyigikira iyawe, agashyigikira indoto zawe, ndetse akagerageza kugufasha kugera ku byo wifuza byose. No mu gihe byakwangiye ntagutererane cyangwa se ngo agutuke cyane cyangwa se ngo yumve ko waciye nk'amabere, ahubwo akagufata mu mugongo kandi akagufasha kubyuka no gukomeza ubuzima ndetse no gukomeza icyizere cyo kubaho. Muri gihe rero cyo kwihanganirana no guterana ingabo mu bitugu, buri wese abumwe undi hafi, aho guha agaciro amakimbirane mugahitamo kuba umwe cyangwa se kugira ubumwe bukomeye. Muri inshuti magara, abafatanyabikorwa bameze nk'agati k'inkubirane. Hanyuma igihe cya gatanu ni ukwifungurirana. Iki ni cya gihe rwose noneho no kuri toilet ujyayo mugenzi wawe ahari, cyangwa se ukikuramo imyenda yose, ukishima ahantu ushaka, ugakora ikintu icyo ari cyo cyose wifuza, cyaba igiteye isoni cyangwa giteye ishozi utashobora gukora mu bandi bantu, kubera kuri kumwe na mugenzi wawe ukunda cyane, ukuzi neza, ukwihanganira, kunenga, kandi udafite ikintu na kimwe cyatuma kwanga, kuko agukunda wese ukuri. Ngende shangazi Emma-Claudine, reka nkubwire ngo naho mu kiganiro gitaha.